please, uyu ni umuti uhabwa umuntu uri hejuru y'imyaka 15 kuzamuka. Umwana uri munsi y'imyaka 15, uyu muti ntuzawumuhe, uzawihorere. Uyu muti numara kuwumuha, cyangwa niba ari wowe ubwawe umaze kuwukuruka wunywa, uzaba ufite nanone inshingano yo gukora undi, kugira ngo nyuma y'amasaha 6 uze kongera unywe buri munsi. Bikora iminsi 10 ikurikirana. Nzi neza yuko imbaraga y'Imana izagukiza. Nusubira kwa muganga bazagusuzuma bakubwire bati nta H pylori ufite. Ushima Imana kandi ushima imbaraga zayo zivura zikorera mu byaremwe. Nongeye kugusuhuza no kuguha ikaze mu biganiro bya Muganga Kayitare, mwifuriza amahoro y'Imana muri Yesu Kristo, ubuntu bw'Umwami wacu bubane nawe. Inshuro nyinshi dukunda guhurira kuri uru rubuga kugira ngo tugire ibiganiro tubagezaho, tubasangiza ubumenyi bwabafasha kwitungira amagara mazima, kwirinda indwara, kubaho neza no kwitegura Umwami wacu Yesu Kristo, kuko Yohana niwe wandikiye Gayo mu rwandiko rwa 3 rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 2, ambwira ati ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose. Kugubwa neza muri byose rero ni icyifuzo cy'Imana kuri twe. Imana irifuza ko tugubwa neza muri byose. Reka ayo magambo nyasome kuko ndayakunda cyane. Rwandiko rwa 3 rwa Yohana igice cya mbere dusoma umurongo wa 2, aravuga ngo ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Imana iratwifuriza kugubwa neza. Reka dusenge mbere yuko dukomeza. Mana yacu, urakoze cyane kuko duhaye akanya ko kongera kuganira turi imbere ya kamera. Tukurarikiye kuvugana natwe kandi umwuka w'Imana arusheho kumvikanisha bumwe mu bumenyi tuba turimo gusangiza bene data, kandi buzabagirira umumaro nabo nibakira biturutse muri izo nama bashima izina ryawe, kandi natwe turusheho kukwizera duhamya yuko imbaraga yawe ivura ikorera no mu byaremwe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Rero inshuti, imbaraga y'Imana ivura ikorera no mu byaremwe. Yesu yabashaga gukora ku muntu n'ikiganza cye akamukiza, undi akamubwira n'amagambo gusa ati genda, kwizera kwawe kuragukijije. Hari nabo yakijije atanabegereye, akamubwira gusa ati genda bikubera uko wizeye, agasanga umwana we yakize, yaraje kumusabira ngo amukize. Hari n'abamukoragaho mu ibanga bagakira. Imbaraga y'Imana ivura yagiye yigaragaza mu buryo bukomeye. Ariko hari ikintu gitangaje. Yesu Kristo ubwe yigeze atoba kondo agasiga ku maso y'umuntu. Arangije aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cyitwa Silowamu, risobanurwa ngo yaratumwe. Ubwo ndi muri Yohana igice cya 9. Hanyuma aragenda yiyuhagira muri icyo kidendezi, agaruka yahumutse. Ibyo bigaragaza iki? Bigaragaza ko Yesu ashyigikiye kandi yemera ubuvuzi bukoresha ibyaremwe. Niba mwarasomye neza mu gice cya 38 cya Yesaya, umwami Hezekiya yararwaye bikomeye cyane. Hanyuma umuhanuzi Yesaya atumwa kuri we, aramubwira ati genda umubwire ategura inzu ye kuko atazakira. Ariko ntabwo Hezekiya yacitse intege. Hezekiya yagaragaje neza yuko yizera imbaraga y'Imana. Arayitakambira ati Mana, wibuke umugaragu wawe. Imana yumva gusenga kwe, imwongerera imyaka 15 yo kubaho. Imana yashoboraga guhita ko kanya yohereza imbaraga ikiza Hezekiya. Imana yashoboraga kubwira Yesaya ati genda umubwire akire, genda umuramburireho isi ikiganza akire.
genda se umubwire amagambo cyangwa genda umubwire umuhagurutse, ariko yarambwiye ngo genda umubwire utya, bende imbuto z'igiti cyitwa umutini bazisekure bazihambire aho harwaye arakira. Hezekiya yararwaye kanseri, yararwaye igisebe cyanindaga cyaboze, yavuje byaranze. Imana yacu ishimwe cyane ko izo mbuto z'igiti cyitwa umutini zasekuwe zigahambirwa harwaye, Hezekiya agakira. Ellen White avuga kuri ibi yaranditse ngo uyu muti twakagombye kongera kuwukoresha cyane. Fig tree ni ikimera gitangaje cyane. Uyu munsi wa none dushobora kukivurisha ibibyimba by'imbere ndetse n'inyuma. Icyo ni ikimera gitangaje gishobora gufasha umuntu agakira indwara z'ibisebe bikomeye cyane. Amababi yacyo, imbuto zacyo, kandi n'uyu munsi ziracyakora. Imbaraga y'Imana ivura ikorera mu byaremwe. Rero nifuje ko tugana ku yindi ndwara, indwara izengereje abantu y'igifu giterwa n'agakoko kitwa H. pylori cyangwa se H. pylori. Aka gakoko iyo kageze mu mubiri w'umuntu kitwa Helicobacter bacteria, iyo kageze mu mubiri w'umuntu ibyo gakora biratangaje. Gafite uburyo kabanza kubaka ubwirinzi bwako kugira ngo kabashe kunetraliza cyangwa guca intege ubwirinzi bw'umubiri w'umuntu, noneho kabashe kugenda karuma inyama z'urukuta rw'igifu cy'umuntu. Iyo kamaze gukora iyo defense yako, kakica umusemburo wa urea uba mu mubiri w'umuntu, noneho karangiza kakabona uburyo gasagamba, uburyo kabaho kisanzuye, gatangira kuruma inyama zo mu gifu, bityo igifu cy'umuntu kigatangira kwangirika. Iyi ndwara ishobora kwandura kubera yuko ishobora no kuba mu macandwe y'umuntu. Bamwe bashobora kuyandurira mu gusomana, abandi bashobora kuyandurira mu kudakaraba neza intoki, cyane cyane iyo izo ntoki bazikoresheje ahantu hashobora kuba hari ubwandu bw'ako gakoko. Umwuka w'ibirutsi birimo ako gakoko ushobora nanone gutuma iyo ndwara igufata, cyangwa se umwanda wo mu musarane. Ushobora kogesha imboga cyangwa se imbuto amazi yanduye, cyangwa se ukaba ushobora koza ibyombo n'ibike cyangwa ukabyogesha amazi yanduye. Ibi byose bishobora gutuma ugira indwara y'igifu itewe n'agakoko ka H. pylori. Iyi ndwara iyo umaze kuyirwara utangira kugira ibimenyetso bitandukanye. Ushobora kugira imyuka myinshi mu gifu, gutura imibi, ikirungurira, ushobora kokerwa icyo twakwita irritation, cyangwa se ukaba ushobora kugira ibisebe mu gifu, bityo bigatuma indwara y'igifu ishobora no gukura, ikaba ibyo bisebe byanakura bigahinduka kanseri. Bityo rero niba iyi ndwara ishobora kugeza umuntu kuri uru rugero, ni byiza yuko yirindwa mbere ya byose. Ariko niba ufite ikibazo iyi ndwara ukaba warayisuzumwemo, ngiye kukurangira umuti woroheje, ko ndabizi kwa muganga bazaguha antibiotique zishoboka zose. Ku rwego runaka iyo ndwara ishobora gukira, ku rwego rundi ishobora no kudakira, cyangwa se igakira igaruka, bitewe n'uko n'uburyo uyirindamo nabwo butagize gute, butameze neza. Kubera ko twizera ko imbaraga y'Imana ivura ikorera no mu byaremwe, reka nkurangire ibyaremwe byoroheje ushobora gukoresha kandi ukaba ushobora gukira indwara y'igifu gitewe na H. pylori. Shaka ishu ryiza risaruwe vuba cyane, atari ya mashu yumiye mu masoko.
ishu bibaye byiza ryaba risaruwe uwo munsi cyangwa se ryarasaruwe nk'ejo rigifite amazi. Numara kubona iryo shu uzagerageza uko ushoboye iryo shu urikureho igishishwa ku gishishwa, ugikorera isuku. Ubwo ni uburyo bumwe. Cyangwa se urikate nk'uko umuntu akata salade, nurangiza urijabike mu mazi ashyushye arimo umunyu. Ni mu rwego rwo kwica mikorobe zishobora kuba zibitse kuri iryo shu, hamwe n'imiti iba yaratewe amashu. Murabizi neza ko ishu kugira ngo ribumbe rigeraho rikura riba ryaratewe imiti myinshi cyane. Hanyuma numara gukorera isuku iryo shu, urakora ikintu cyoroshye, urarisya. Ushobora gukoresha blender, ubwo ni uburyo bwo kurisya ushyizemo amazi makeya, warangiza ugakamura cyangwa se ukayungura ukoresheje akayunguruzo k'icyayi, cyangwa ugakoresha juice iyo ushobora gusya ibintu umutobe ukajya ukwawo, ibikatsi bikajya ukwabyo. Wa mutobe nuwubona, reka dufatire ku kirahure, kandi ku munsi ugomba kunywa ibirahure 2. Ikirahure cy'uwo mutobe waseye ukoresheje blender, kuko blender wongeramo amazi, ntabwo kiba kingana n'ikirahure cy'umutobe waseye ukoresheje juice, kuko uwo mutobe wakoresheje juice uba uri concentrated ko nta mazi aba arimo. Ni umutobe ubwawo wavuye muri iryo shu, mu gihe iyo wakoresheje blender ni umutobe nyine wavanzemo n'amazi. Bivuze ngo wa mutobe uri concentrated cyane wakoresheje juice ugomba kongeramo amazi angana nawo. Ariko uyu wakoresheje amazi nta kibazo, igipimo uzagereranye ntacyo bitwaye. Numara kubona uwo mutobe, uzashaka agafu k'ikinzari cy'umwimerere twita turmeric, mu cyongereza turmeric. Numara kubona ako gafu, uzafata 1/2 cy'akayiko k'iyo turmeric ushyire muri ya juice. Hanyuma ufata akayiko ka olive oil nziza y'umwimerere kandi karite nziza ushyiremo. Hanyuma ufata akayiko ka black seed oil ugashyiremo, nurangiza uvange. Byashoboka washyiramo n'akayiko k'ubuki, ariko utanabufite nta kibazo. Gusa aka gafu ka turmeric cyangwa se turmeric, black seed oil benshi bita Nigel, na olive oil, uko ari bitatu ni ingenzi kandi ni ngombwa muri iyi ji y'amashu. Numara kubivanga ugakubita, bizahita biba ji iremereye. Hanyuma ugotomera ako karahuri. Please, uyu ni umuti uhabwa umuntu uri hejuru y'imyaka 15 kuzamura. Umwana uri munsi y'imyaka 15 uyu muti ntuzawumuhe, uzawihorere. Uyu muti numara kuwumuha, cyangwa niba ari wowe ubwawe umaze kuwukora ukawunywa, uzaba ufite nanone inshingano yo gukora undi, kugira ngo nyuma y'amasaha 6 uze kongera unywe buri munsi. Bikora iminsi 10 ikurikirana. Nzi neza yuko imbaraga y'Imana izagukiza. Nusubira kwa muganga bazagusuzuma bakubwire bati nta H pylori ufite. Ushima Imana kandi ushima imbaraga zayo zivura zikorera mu byaremwe. Reka ngusubiriremo: shaka ishu, shaka turmeric, shaka olive oil, shaka black seed oil. Niba ibi bintu bimwe mu byo mvuze utabifite, biroroshye ko twabikugezaho ahantu waba uri hose. Turmeric powder irahari, ko twebwe tubasha no kubona turmeric oil. Tuzagenda tubivugaho n'uburyo bikora mu buryo butandukanye. Black seed oil turayifite. Olive oil nziza dushaka kukurangira ahantu yaboneka, sina ngombwa ko wenda tuyikoherereza. Aho waba uri hose dushaka kukubwira uburyo wayibona. Imana ikugirire neza. Niba ufite umuntu uzurwaye H pylori cyangwa nawe ubwawe ukaba uyirwaye, koresha uyu muti ufite kwizera. Imbaraga y'Imana ivura ikorera no mu byaremwe. Reka Uwiteka guha umugisha, ugerageza uyu muti
uzaduha n'igisubizo. Nimero zacu zinyura kuri screen, ushobora guhamagara muganga Kayitare, ushobora kumwandikira kuri WhatsApp, ukamushimira, ukamugisha inama, ukamuha inama, ukamuha ibitekerezo kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka kandi ukomeze kujya mbere. Uwiteka akugirire neza, ngusabiye umugisha mu izina rya Yesu. Amen.